niba ushimishijwe n'ibyo biganiro tubakorera kora subscribe ukanda like ndetse numva ari byiza ukore share cyangwa se ugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana no kuri gospel. Nyuma yo kuregwa n'abanyamadini bakaregwa ndetse n'abandi bahuriye n'inyigisho cyangwa se bigisha ijambo ry'Imana, abashumba, abapasiteri, abapadiri ndetse n'abandi bakomeye mu by'ijambo ry'Imana mu iyobokamana barega abacuranzi yuko badakunda ijambo ry'Imana. Ese ibi koko kwaba ari ukuri? Uyu nguyu ni Caleb, ni umucuranzi w'ingoma, atangira tubwira ukuri kwabyo, aratangira tubwira aho akorera. Yitwa Caleb, Yes, Caleb, iki kintu kivuga ngo abacuranzi benshi ntibagirizwa kuvuza ingoma, ntibagirizwa gukunda ijambo ry'Imana, iyo bari byumvise barikatira hakiri kare cyangwa se ntibakunda kuryitabira. Wowe ukivuga iki ko nawe uri umucuranzi mugenzi wabo? ibyo ngibyo biravugwa ahantu hose, ariko njyewe ntabwo mbyemera kuko hari abacuranzi b'ijambo ry'Imana. Ntabwo ari uko baryanga, ariko bamwe muri twebwe kuko nabona baryanga, ahubwo banga kurambirwa kuguma mu rusengero. Mbese ku giti cyawe wowe urarikunda cyangwa se iyo rigiye muraryumva bimeze gute? Wowe bihagaze gute? Ku giti cyanjye ngenda ndabikunda cyane kandi ndanaryumva. Yes, ni iki kintu urusha abantu batarikurikira b'abacuranzi bagenzi bawe? Ikintu mbarusha ni uko ntabwo bigaragara neza ko iyo bamaze gucuranga bahita basohoka ijambo ry'Imana rigiye, kuko ntabwo bo bariha agaciro, kuko naryo rigira akamaro kenshi. Ese ubona rikenewe wowe nk'umucuranzi, ubona rikenewe mu bacuranzi cyane nk'uko rikenewe mu bandi baturage basanzwe? Rirakenewe kuko ijambo ry'Imana rigira akamaro ku bantu bose. Umucuranzi w'ingoma akaba Caleb ati bakunda kurambirwa kandi akenshi ntabwo bajya bariha agaciro, ndetse rimwe na rimwe basohoka rigiyemo. Ariko se Bertaragwe ucuranga bass abivugaho iki? Reka twumve. Amazina nitwa Bertarashimirwa. Yego, Bertarashimirwa, ucuranga ikihe gicurangisho? Ucuranga bass. Yes, ubuntu.com. Urebye muri majorite ntabwo niko bimeze, ariko nanone si twavuga ngo niko bimeze. Nanone hari umubare mwinshi w'abatabikora, ariko abandi siko bimeze. Ubona cyaravuye hehe iki kintu? Cyaturutse hehe? Niko nivuga ngo bishobora kuba byaratewe n'abatubanjirije, kuko buri wese amenya gucuranga yumva ko ako kantu akenshi usanga ako kantu kagendera ukurikiye abantu bakubanjirije. Yangira ababyeyi akaba umucuranzi w'ingoma aravuga ati baba bizeye mu kazi, ntabwo umuntu waje mu kazi wamubaza ibyo kumva ijambo ry'Imana. Murakoze, nitwangira ababyeyi Eri. Nibyo, nanjye ncuranga ingoma. Ikintu abacuranzi baregwa n'abashumba cyangwa se abapasitori n'abandi baturage batandukanye bagana insengero nuko ngo batajya bitabira icyitwa ijambo ry'Imana, ngo iyo rigiyemo bose ubasanga hanze. Iki nicyo cyangwa se ni ikinyoma kimaze gukwira hano hose? Nicyo. Ndetse ubona biterwa n'iki? Akenshi impamvu mbona ibitera kuko abacuranzi benshi baza akenshi hano mu nsengero baje nko gukora akazi. Niyo mpamvu rero kenshi bahita bisoza ko umuntu waje gushaka amafaranga aba yatanga. Iki ni ikibazo gikomeje kuraza benshi ishinga, bakibaza aho uno muti uzava kugira ngo abacuranzi nabo bisange mu rutonde rw'abakunda ijambo ry'Imana
ariko umuntu yakwirengagiza kwibaza niba ijambo ry'Imana ryigishwa koko riba rikwiye gutegwa amatwi, kuko hari n'ibyo benshi bigisha abacuranzi bikabarambira, nyamara nta n'ubutumwa burimo bugenewe abakristo. Ariko Samuel ucuranga ingoma nawe afite uko abivuga. Njyewe nitwa Byiringiro Samuel, ncuranga hano mu Gatenga kuri ADPR. Samuel cyangwa se Sam nk'uko bakumenyereye ku izina, ikintu kivuga ngo abacuranzi ntibumva ijambo ry'Imana, kandi koko ugasanga igihe kinini cyane bari hanze. Iki kintu nuko bitabashimisha, cyangwa se nuko mu iryo jambo nta kintu kizima kiba kirimo. Njyewe kuri njyewe ko mbyumva ijambo ry'Imana biba bitureba, ariko njyewe cyane cyane nibaza impamvu bavuga ngo abacuranzi ntitwumva ijambo ry'Imana. Bagenda badusebya ngo abacuranzi ngo nyine dusa nyine nk'abanyabyaha, ngo kuko tutumva ijambo ry'Imana ngo turi abanyabyaha, ariko ntabwo ariko biba biri. Ni ukubabeshyera, baba batubeshyera rwose. Wowe ku giti cyawe urarikunda cyangwa se nuko ni bagenzi bawe babeshyera? Nyine abo bajya babona wenda biterwa, ariko njye ndaryumva kabisa. Kuba ari bakeya cyane, kuba babizi ari bake mu gihugu bakabikora nk'akazi, usanga nabyo biri bituma basohoka bajya henshi cyane. Birashoboka yuko yenda kenshi na kenshi bashobora kujya gucurangira amakorali amwe buri cyumweru, bagasohoka mu rusengero rumwe akajya mu rundi, bitewe na gahunda hanye nayo. Bitaravuga ko kuba ari bakeya, kuba bakora akazi bitabuza kumva ijambo ry'Imana. Kuza mu kazi ko mu rusengero n'umupasiteri aba yaje mu kazi kandi akakumva ijambo ry'Imana, twagombye kumva n'ubundi n'ibikorerwamo. Ahubwo ntekereza ko kwena abacuranzi bakora umurimo ahantu hanini. ashobora gucurangira kwa rimwe agahita ajya gucurangira indi ahandi hantu. Ahubwo iyo mpamvu ishobora kuba ariyo ituma abantu, hari ibyo bishobora gutuma ari byo bituma ugenda, cyangwa ugasohoka kubera izindi mpamvu mutegura wenda n'ibiki. ubuntu.com. Ese nawe ujya ubabazwa nuko abacuranzi batumva ijambo ry'Imana? Ese nawe uri umucuranzi ukaba uvuga yuko bababeshyera ko mutumva ijambo ry'Imana? Kanda like, ukore share, cyangwa se ukore subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Ni ubuntu gospel. Nyuma yo gushaka kumenya niba koko uretse ibyo babeshyera abacuranzi ari byo cyangwa se atari byo, twabaje niba bamwe muri bo barikunda cyangwa se batarikunda. Ese ubundi bakunda ijambo ry'Imana? Ni ukubabeshyera se? Niba ari ukubabeshyera bakaba nabo batarikunda, byaba bigaragara yuko ari ikinyoma koko abacuranzi badakunda ijambo ry'Imana, ahubwo iyo rigiye mu bisohokera. Ariko umva uko bagiye basubiza ku ruhande rwabo niba ijambo barikunda. Muri twebwe si uko nabona baryanga, ahubwo banga kurambirwa kuguma mu rusengero. Mbese ku giti cyawe wowe urarikunda, cyangwa se iyo rigiye muraryumva bimeze gute? Wowe bihagaze gute? Ku giti cyanjye ngenda rikunda cyane kandi ndanaryumva kumva ijambo, ariko nanone abantu ntibakabifate ngo bumve ko abacuranzi batumva ijambo. Umubare munini bashobora kuba batumva ijambo, ariko hari kwa kunaho ngo hari 7,000 bitarapfukamye. Uri mw'ibyo 7,000 ndimo, kandi ntekereza ko hari n'abandi badusebya ngo abacuranzi ngo nyine dusa nyine nk'abanyabyaha, ngo kuko tutumva ijambo ry'Imana ngo turi abanyabyaha, ariko ntabwo ariko biba biri. Ni ukubabeshyera, baba batubeshyera rwose. Wowe ku giti cyawe urarikunda cyangwa se nuko ni bagenzi bawe babeshyera? Nyine abo bajya babona wenda biterwa, ariko njye ndaryumva kabisa. Bisa naho ugendeye ku byo abacuranzi bavuga, ikibura ari ukwigisha imitima y'abantu kugira ngo irikunde, babahe inyigisho zikwiriye abihanye, nk'uko n'abacuranzi nabo bari mubarirwamo uwo mubare w'izo ntama. Bertrand atanga umwanzuro wabyo. Gukosoka ntago ubundi imyumvire yo kumva ijambo ry'Imana ni inyigisho zitangwa, ariko ni ikintu kiva mu mutima w'umuntu. Icyambere mbona ingamba zafatwa kugira ngo uyu muco mubi ucike, ni uko bano amakorali yategekwa kujya akoresha abacuranzi babatijwe bazanye n'ibyangombwa by'uko bari basanzwe basenga, cyo gupfa kuzana abacuranzi babonye gufata bose. Bikaba itegeko kuzana umucuranzi ubatijwe ufite icyangombwa kabatijwe usanzwe warize akijijwe asenganye. Niyo ngamba mbona. Wenda icyo navuga,
wenda nshishikariza n'abacuranzi bagenzi banjye kumva ijambo, ariko nanone abantu ntibakabifate ngo bumve ko abacuranzi batumva ijambo. Umubare munini bashobora kuba batumva ijambo, ariko hari rwako nabo ngo hari 7,000 bitarapfukamye. uri mw'ibyo 7,000 ndimo, kandi ntekereza ko hari n'abandi. Buriya umuntu wibaza impamvu umuntu atumva ijambo, ajya manze menye n'impamvu yuko aho hanze uduhureho n'abadiyakoni, abaperezida, abapasiteri, bo baba bakora iki? None Samuel, inda turahuye uyu munsi, uri umucuranzi ukomeye cyane, kunyura uzamuka biragaragara. Ni iyihe myanzuro ubona yafatwa kugira ngo n'abacuranzi nabo bisange mu bantu bagenewe kumva ijambo ry'Imana, kuko bimaze kugaragara ko abacuranzi benshi mutarikunda? Murakoze. Ubundi nta ijambo ry'Imana ritareba, kandi nta n'imyanzuro ikwiye gufatwa kugira ngo abacuranzi nabo bumve ijambo ry'Imana, ahubwo wumva akizera niwe uzakizwa. None ubona ari iki kibura se? Ni inyigisho zikennye umumaro, cyangwa se ni amatwi y'abacuranzi, cyangwa se kuko nabo usanga bagizwa kutakunda ijambo ry'Imana? Ni amatwi yabo ni Pawulo avuze ngo aba barya ngo bashaka abigisha bameze batese. Wowe ubibona gute? Biterwa buriya n'ikintu umuntu ashikamijeho umutima, niko navuga. Ese Sam Berito, wowe tukuzi kera utarakizwa, ndetse hari n'abakuzi utarakizwa, tukuzi waramaze kumenya agakiza icyo ari cyo. Nk'umuntu wera dusanze wamaze kumenya agakiza icyo ari cyo, ubundi tugana no ku musozi yenda, ubona ari iki kintu nibura abacuranzi bakeneye mu buzima bwabo kugira ngo nabo bazabone ubugingo, kuko mu bo Yesu yapfiriye nabo barimo? Natangiye mbivuga ko nta ijambo ritagenewe abacuranzi. Tuvuye no kuri urwo ruhande rwo kubivugiramo ko ari abacuranzi, buriya ni abantu b'Imana. Ariko rero navuze ko uwumva akizera niwe uzakizwa. Numva aricyo navuga. Twagerageje kuganira n'abayobozi bamwe na bamwe bo mu matorero atandukanye, twifashisha telefone ngendanwa dushaka guhamagara Pastor Wambaje, ariko yaduhaye randevu imera nka ya yindi y'amabati, ati ndabavugisha ubutaha. Tumushatse turamubura, ariko ntabwo twarangirije aho ngaho. Dukomeje gucukumbura ndetse no kwibaza ikibazo kiri mu bacuranzi, kuko bigenda bigaragara ko icyitwa ijambo ry'Imana batagikoresha, icyitwa ijambo ry'Imana kitabarangwaho, icyitwa ijambo ry'Imana kitarangwa mu matwi yabo. Twibaza niba ari inyigisho zidahagije, cyangwa se ari uruhare ruto, cyangwa se imyumvire iri hasi mu bacuranzi. Ni ubuntu n'ukuri. Kora subscribe, ukore like, ndetse n'uwumva binagushimishije ko bagenzi bawe bamenya ibyo natwe twamenye by'agakiza ku buntu gahererwa muri Kristo Yesu, ukoreshe niba ushimishijwe n'ibyo biganiro tubakorera, kora subscribe, ukande like, ndetse numva ari byiza ukoreshe cyangwa se ugisangiza n'abandi kugira ngo nabo bamenye ukuri ku ijambo ry'Imana. Ni ubuntu no kuri gospel. Nyuma yo